nyagasani akumvira n'umusozi w'icyatsi mu ndoga semuhanuka. Iyi nzu nicayemo irimo amabanga 3375. Ngomba gucukumbura ngakushakashatsi bwibitse kuko kareka ngiye kuzaba mu ruzi rw'itikizi. Iyi nzu irimo ibintu byinshi ngaho Ariko, ngaho Tom, ngaho Lika. Ubu ejo baraje ngo Lukasi ejo bagwe no kuyanjye bivuga ngo iyi nzu irimo amabanga menshi cyane. Shaka ndakora ubushakashatsi. Yabuze amazi. Yabuze amazi sura urugo rubuze iki? Oya nuko bari yo mbona umucanga. Ntabwo yawe yabuze amazi se? Ndabarirutse. Wajya kuri mubazi se mana. Sibyo sawa se? Nuko amazi cyumwe gishize so twari turi. Agiye bari bigize ndaje banze kuza. Nikaga? Nibase bamenye ko Tom yaje. Yaje se? Kumba nasigaye. Yaje ko wagira ngo hanzwe n'abazima. Nikada. Je mbona Tom ntazi byinshi. Yarango hanzwe n'abazima neza yaje. Yiwe se? Baba natinze. Ngosha. Sare basi. Kinogo shaka kwa. Ubwengereza n'iki? Hata na ndio kuko. Uzi ko ugiye kunyungura nk'umuntu wavumbuye ikirombe cy'amabuye. Impamvu ngiye kukubaza gutya ngo ko mfite amatsiko menshi kandi amatsiko niyo agomba kuyamara. Amatsiko Ngiye kumubona kumara. urapfa uko kunywa amazi menshi nongeye kunkorera ku bijumba. Nyine umva se ariko ntumfate n'injye ngo numvishe. Ukoze ngo kibuga. Ni wowe nyine ugomba kubyemeza kuko niba utari ubu. Nyine urabona Tom mu kanya araje nsanga muri salo. Mbona yabishe nyine ubona utabura kutagira ngo niba yanyagiwe. Akumaze n'iminsi mbona atameze neza. Hari ikibazo kumufitanye? Oya, nta kibazo dufitanye n'abantu. Ibyo binambwiye rero. Ubundi ndashaka kujya mbwira. Nta kintu Tom mupfana. Yewe? Oya. Oreho. Nta na kimwe mupfana. Oya pe. None se ko yari kuri mbaza. Oya nyine bakiba bantu bansubiza. Mbere yuko uza hano ntabwo Tom mwari muziranye. Banda ugasema mama. Hari ikintu yaba yakubwiye hose? Urahamya neza ko waje ahangaha Tom mutasanzwe muziranye? Oya pe. Oya. Ese hari ikintu yaba yakubwiye kuri ibyo ngibyo uri kumbaza? Byibagirwa n'amatsiko nari mfite nyine ndaga mbere ukuntu murabana. Oya, tuyibana se segonde nk'abandi bose. Nyine ndanga nk'abandi bose ariko kuri Tom ukuntu warebaga mu minsi ya mbere bidasanzwe nawe urabizi. Oya Gaston, oya ntumbeshyere pe. Abakobwa ndabazi sha. Abakobwa urabazi? Ukuntu turi abana beza. Kuko uyu munsi ndabona asa neza. Urakoze. Mbese ubundi kuri uyu munsi nzajya mu kazi. Umunsi se nta muntu ukora akazi ngo azakarangize. Byari bisanzwe. Si njyenyine na Tom uje muri aya masaha ahubwo no se. Ase niri kuko Tom ari hano. Araryamye araje yabaye umuzimu mbona yese agenda ujya mu buriri. Akuse urashobora neza ko nta kintu mupanga. Nta n'ikintu mupanga. Ibyo uramuhungu nta kindi gihe uretse akazi. Ni akazi. Ariko uko biri kose umurisha ibintu byinshi. Nta kintu nakwishimira amatsiko nari mfite. Erega amaso saya umva saya ko ese nawe wenda uretse iby'abasore mwigize ngo ntabwo murajya ibyaraye. Ariko birimo. Ninde muntu wajya kurya diyari? Umva se ntari bigira vuba basi. Jasaba. Ibyo urabona ko bincanze nuko byara. Akoma. Tom hari ikintu yaba yabwiye Gaston. Umuhungu yaba ari injajwe uko biri kose. Ariko nanjye
ugomba gukomera ku ibanga ryanjye nta kintu gasito agomba kumenya kuko uri kwanjye azagumana ibya Tom ariko Tom twabonana ntabwo mbyumva ukuntu gasito yaje kumbaza ibintu bya Tom yabibwiwe n'iki ibyo bigira byose nubwo iby'urugo byose bidasobanutse ndabikurikirana kuva ku ntangiriro byose ndaza kubimenya ndasobanuka dore muzi mukumbusha ubwenge mwana ateye neza kabisa keti urarenze tu nzanagupfira kabisa wana naho ariko ibere aba yigira yambaza ibintu byinshi biramureba wana dore cyana kabisa shawarahi ahangaha ndahagwa kabisa ndahagwa kabisa wese naho ngaho bite hangase ntakugize gute ntabwo mbyumva tamusobanurira hari ibintu nshaka gusobanura nshaka kumenya wowe kuri wowe indi usobanura wowe we na Keti numvishije wagize igitego wagize igitaramo hakora muri arakira kugenda Keti umbaza urambaza iki kuko ushaka kumenya amakuru atakureba ako Tom ni iki nagukoreye gituma ungira gutya konguki ntabwo uzi neza ukuntu wirigumisha ibiri hagati yawe na Michael ni gute se urumbaza ibintu byinshi nzi neza ko mu mutima wanjye ntacyungisha Tom kubera iki uri gushaka kubikora ntugashake kumenya iby'abandi mu gihe byabo babihishe akabantu muri kunda ye tumurabizi ko mukunda ine njyewe cyangwa ntabwo wari uzi ko nyuma yaho nabonye ko hari ibintu byinshi uziranye wowe na Michael ibyanjye nawe nahise ngira gutya sinyibyumva ntabwo nishaka nta kintu rega kiri hagati yanjye na Michael sinzi impamvu byisetingamo ko bihari nta kintu gihari Tom kamureka ise ntacyo kumva mfite mu gihe utaransobanurira ibyawe na Michael ariko n'igihe cyo kubyumva byararangiye ubu ngubu nta bintu nk'ibyo bya Keti ubumbaza Keti se urambaza ibiki ibyo bya Keti birakureba Tom nzashyira amenye ikintu kiri hagati yawe na Keti ibyo Keti ubumbaza sinzi n'ibyawe ngo hagati ngo yanjye na Michael hagati yanjye na Michael harimo iki nubimenye uzakora iki uzakora iki nubimenye njyewe ukizi uragira ngo nyikubike uzakora iki oya nyikubike icyo nzakora ni njyewe ukizi icyo nzakora ahubwo ushaka wakituriza kuko nubimenya ndabizi neza ntacyo uzakora ahubwo se uwo Keti ibyo wikuye aho kuki mukunda gushaka kumenya udukuru mutazi n'ahantu duturuka kuki amakuru yawe na Michael wanze amakuru yanjye na Michael ariko ninde wakubwiye ko hari njye naratuje ndabyihoreye wakubwiye ko hari washeze warakaye wirakaje wambyimbye ngo ushaka kumenya amakuru ngo Keti umva nkubwire uri kunyumva nta mukobwa uzigera witamika hagati yanjye nawe iki ariko akawe gaseko nk'akana n'iseki
si ikinyarwanda ndi kuvuga, hari urundi rurimi wumvisha mvuga. ariko noneho twagowe wowe ubundi urambaza iki? Ngo ndakubaza iki? Ndakubaza ikiri hagati yawe na Kate, nta n'isoni rega. Ndajya ngo nkumenyeshe ko nyine urabona reka nyine urabona dore ibintu Bimeze bite? ibintu nta mahoro nisa ariko nta kibazo nta mahoro rwose. None se ntabwo ari mwe numvishe mushwanara? Sito, wati fita. nta kibazo nta For real ntabwo ari mwe. Gatoya we, nuko namabaza. Nari ndi hanze ndi kuri chat numva abantu bari gusakuza benda no kurwana. Ntabwo ari mwe. aya nta Ntakantu gatanu kubaza atari kunsubiza neza. ariko ubundi se Gaston ubwo yanabimye ubundi se turamuhisha turagiye Amenye ibiki? hako nsumye uramaze iki? Undi wavanye umushanga nk'umugore utwite? urumva ukuntu usigaye nondagira Ase man, simwe mukaye wazo ko ngo nta kibazo gihari nta n'umwe mwatonganaga. uramwumva? Ese ubu nibyigaragaje se mufite ikihe kibazo? nakubwira Mufite ikihe kibazo? nakubwira ukuntu ngiye nakubwira Lika. What's happened? Nta kibazo mufitanye nawe. For real? Ngaho ibibazo murongera nawe ngo nta kibazo mufite. nakubwira Mutangiye no kugira nta. Je ntabwo nzi ikindi gutuma mbwira gutya. Real? Man, bro. Man, ibintu mani mubireke bro. Nase ngo muri kuvuga ngo nta kibazo mufitanye. Nababaza mutangiye gutongana ngo nta kibazo gihari. Akanshihura. Hari mufite ikihe kibazo? Je ndi kumubaza niba ari ikintu nabafasha ndafasha. Icyo namusobanuzaga yangiza akanshihura. Ntabwo ndi kubyumva. Ntabwo ndi kumva ukuntu mumbwira akanya kamwe ngo nta kibazo mufitanye. Mugatongana nakongera kubabaza ngo baza kanaka. Nabikubwiye. ntasubira ndamubitse Ubase reka mfate telefone ko nimanje gushwana. Ndaje. Ariko shwana. byanga bikunda n'ubundi ibyo ngibyo wishasha n'ubundi Gaston azabimenya. Ndazagira ate? ese Umva nkubwire Tom. ibyanjye nawe bisa n'ibyarangiye. nta kintu numvise ariko ntacyo burababona uriya mukobwa wanesheje umutwe nkaba nangiye gusara. I'm with the fella, I'm with the fella.